kandi I love you. Oh. Oh. Wow. Kigali what's up? Bacha umugani mu Kirundi ngo huguha. Urakoze kandi uzigihe warukenewe. Aya bas, uyu none mu mwakize neza n'umusore mwiza cyane. I'm telling you, nta kwifuza kuri hano. Guy number 2, let's go. Boom boom. Umusore mwiza cyane. Ubona ko ari umugabo ufunzemo boku. Wow. Agomba gusakuza muratuza. Come close. Muraho neza? Muraho. Amakuru ni meza. Turi kumwe nande? Nitwa Yashyizweho Vincent. Shizo? Yashyizweho Vincent. Yashyizweho Vincent. Uyu munsi urashira irungu mu izina rya Yesu. Imana yahabwe icyubahiro. Amen. Kubera iki uri hano uyu munsi? Kubera hano uyu munsi? So uyu munsi rero ni umunsi udasanzwe. Nanjye naje gushaka umukunzi nuko mbona bizakugorana. Izina rya Yesu muga turawukwiraho. Twasenze. Ngomba kwihanura ibyiza. Okay. Uri umugabo uhagaze imyaka ingahe cyangwa umusore ufite imyaka ingahe? Imyaka 35. Wow. Igero cyiza cyane cyo gushaka. I like it. Yeah. Now, imyaka 35 ukaba ukora iki mu buzima busanzwe? Nkora imisango nyarwanda. Yeah. Wow. Tudatinze rero wifuza umukobwa umeze gute mu buzima bwawe bundi? Yeah. Ntabwo ugomba kukunyereka muri abo. Ugafunga amaso udescribing umukobwa ushaka. Ahubwo reka ngire gutyo. Close your eyes, it's okay. Yeah. Let's describe the kind of a woman that you need. Yeah. So nkunda umukobwa muremure. Ufite amaso meza. So ushi umutima ushaka apana muri abo. Yego. Ntabwo ari muri abo. Your dream. Yeah. Twaki. Nkunda umukobwa muremure ufite amaso meza. Ufite urukundo. Ushobora kunyumva mu gihe biri ngombwa. Wow. So dushobora kuganira tukuzuzanya. Ufite uburanga buraho udashamaje cyane. Yego. Ushobora kubura akazi akabyemera akabyihanganira. Ushobora kubwira amarangamutima yanjye akayumva. Okay. Yeah. Ndagira ngo I wish you the best. Abakobwa 1 2 3 bamaze guturitsa balloons zabo. Iyo baziturikije when they break them cyangwa se when they pop them, bisobanuye ko hari ibintu batagukunzeho, hari ibintu batakunze kuri wowe. Yego. Tujye kubajyamo tubabaza impamvu. Abagifite balloon bisobanuye ko bakigukunze. Yeah. All right. Yeah. Nibyiza. Urabivuga amazina yawe kugira ngo uyu mugabo akumenye uri we. Njye nitwa Isimbi. Ukora iki buzima busanzwe? Ufite imyaka ingahe? Ufite imyaka 20. Yes, Isimbi. Kuki umenye balloon yawe? Njye ntabwo namukunze. Kubera iki nyine? Ndabona byibushye cyane birengeje nuko nk'umuntu nkunda. Okay. Byakiriye gute? Yeah, mbyakiriye neza nuko nube nanjye akuruye nuko amarangamutima yanjye atamushima. Okay, tugende ku wundi. Nkurikira. Sava? Sava. Imyaka yawe n'amazina yawe nyagera. Nicyo ukora? Mushiki wawe Ariane. Bercho wamenye balloon yawe? Nta kintu atwaye ariko nkuko natangiye mbivuga nkunda umusore w'inzobe. Umusore w'inzobe. Uyu mukobwa yatamena balloon ya type yawe? 65%. Wow, yari type yawe. Umukobwa ushobora kwisubiraho tugijipurizo biremewe? Yeah. Okay. Tujye ku wundi rero. Kuki umenye igipurizo cyawe yitwa nde, imyaka, uribwira umugabo kugira ngo akumenye? Yegera muvande. Nitwa Bahatizera. Impamvu namenye igipurizo cyanjye sinzi niba ari depression ariko akora akazi kamwe n'aka ex wanjye. Yeah. Hariya nakahe kazi? Alimusinga. Mama kwe? Samu event? Maybe. So ex wawe byagenze bito? Nawe yari umu MC. And kwa kundi nyine aba MC bahura n'abakobwa benshi beza babaca mu maso. Aza rero gukundana n'umukobwa umwe ukora muri bya bintu by'ama protocol. Umva bahuye kenshi cyane ahari biba ngombwa ko bakundana wenda niyo mpamvu. Sinarikemera kugira wa kabiri shu. Oya ntabwo ibyo bibaho. Ntabwo njya mba indi option. Bagomba guhora ndo wa mbere. That you were depressed. Maybe. Yeah.
ibindi byose yari cool, ni umusirimu, yambaye neza, no kuvuga ari smart nyine, ariko nako kantu. Byakiriye gute umukobwa yari type yawe? Murakoze. Usibye ko ndashobora kuba atabyumvishe neza, imisango nyarwanda ntabwo ari ubuhemsi gusa. Komeza nyine usobanura. Ntabwo ari ubuhemsi gusa. Shobora kuba wenda ex we ari MC. Njyewe uyu munsi nkamvuga amazina y'inka. Cyangwa se nkaba shobora kuyobora ama event runaka, se nkaba mfite wenda itorero runaka shobora kuba ribyina, ariko ndi headings ariko ntakora ibyo bintu. Rero kubaza campus. Uwo yakoraga iki? Yari MC mu ma event menshi cyane nyine, atari kuvuga ngo ni amakwe, ama event yose abaho. Yarambabaje. Yari type yawe? Ishi yo type? 5%. Yari type yawe? Yeah. Yihangana. Tugiye ku bakobwa babiri hano bafite balloon. Bano bakobwa iyo bagifite balloon bisobanuye ko bakigukunze. Banyuzwe n'uwo gusa, banyurwa n'ibisubizo uri kuvuga. Muri aya magingo yangaya turaza kwemera ko ugira ibibazo ubabaza nabo bagira ibibazo bakubaza. Turi tayari? Yeah. Sava. Imyaka yawe n'amazina yawe? Imyaka 25. Utwa Uwizimana Florence. Ukora iki? Ndi umubyinnyi. Yego. Kubera iki ugifite balloon yawe? Ukuntu n'umusore agaragara rero ndamukunze, yambaye neza, avuga neza, kandi araniyubashye. Tangiye kubyimba. Uyu mukobwa uko mubona? Yego. Ibyo kuvuza byakiriye gute? Ibyakuvuzeho byakiriye gute? Icyo kiri mu bashisha? Byakiriye neza. Kaza mwereka agakino ukuntu tujya kagenza. Sava. Sava mzee. Witwa nde? Nitwa Bella, mfite imyaka 24. Ndi umucuruzi. Yego. Bella, kuki ugifite balloon yawe? Nuko uyu muhungu namwishimiye. Yego. Namukunze, ari smart, yambaye neza. Ko areshya n'ibyo kuri njye birahagije. Wow. Kindi ariko managenza Abanyarwanda ashaka kuzaza hano bakanturanyamo. Please barandwaye. Ndambiye kuba singu. N'akazi akora ndabikunda cyane. Uyu mukobwa mwakiriye gute? Mwakiriye neza cyane. Uri ku isoko? Aha. Bari abakobwa ari babiri. Uko ari babiri. Ugiye kubaza ikibazo wifuza cy'umugore utwara mu rugo. Apana tutubazo turi fake tworoshye ndashaka umugore wo gutwara mu rugo nk'umuntu w'imisango, nk'umuntu ukora ibyo bintu. Umugore bamucuzinga gute? Ugiye kutwereka itandukaniro cy'umugore wo mu rugo ukuntu bamuhitamo. Ugiye guhitamo muri abakobwa, urabaza ibibazo byawe wumva wifuza, ugushubije neza ni uri bujyane. Nawe arakugira ikibazo akubaza cyiza. Niba ugusubije neza wamaze kubaza ibibazo byawe, uramugomana muhitemo. Nawe nubasubiza nabi baturitse balloon zawe cyane abana kwishimira nta kintu bemereye gukora, nawe wemereye kumbwira uti nariyo nta kintu ndenzaho ngiye, biremewe ibyo byose. So can we start? Twagiye. Urajya hasi urashaka kumubaza? Yes. Ese wifuza umugore umeze ute mu buzima bwawe? Umugore umeze ute mu buzima bwawe? Umugore nifuza ni umugore unyubaha, nicyo cya mbere. Ushobora kunyubahira uko ndi, ushobora kubwira akanyumva, ndetse impinduka zishobora kuba mu buzima akazihanganira. Uranyuzwe? Yego. Twagiye. Ikibazo cyawe cyarajya kiti? Ikibazo nashaka kubaza, kundanye n'umukobwa ugasanga afite umwana, wabyakira ute? Wese wabyemera mukabana cyangwa wamukatira? Byarakoze. Kandi vugisha ukuri. Nkundanye n'umukobwa ngasanga afite umwana, abimbwiye mbere, ashobora kubyihangana kubera ko ambwije ukuri kuri umutima we. Abimbwiye igihe cyahise ntabwo namwihangana kubera ko n'umuzima busanzwe yaba azambeshya.
Yeah. uranyuzwe ndanyuzwe. nta kindi kibazo Ikindi kibazo nakubaza, wishakisha ikindi kibazo nakubaza, ukunda kunywa inzoga? Ukunda inzoga muri rusange cyangwa biraho nyine ntabwo ari cyane? sinkunda inzoga ariko nta rwo nkunda uzinywa. So uramutse uri umukobwa uzinywa ntabwo twabana. Kuko Oya. tuzi nk'uturitse igipirizo hakiri kare. Okay, now ugiye kubaza ikibazo cyawe, ibibazo bibiri, ugushubije neza niwe uhitamo. Nashaka gusubize nabi, wowe upfa kuba wakunze mu mutima wawe, umugumane ntumuturitse. I don't care. Your questions to the ladies. murakoze. Ikibazo cyanjye kubaza ibibazo nka bibiri. Mukantu uze guturitsa utishimiye cyangwa utagushubije nabi cyangwa utari type yawe. Je ntabwo mpari wowe iteretera. Yego. Murakoze. Uyu munsi tubanye dufite imitungo cyangwa tubayeho neza. Mfite akazi runaka bitewe nako nkora. Bikaba ngombwa ko ngira impanuka nkacika amaguru. Kanywa kugira ngo mve mu gitanda ngiye kubwira cyangwa ko uzajya unterura. Wabigenza ute? Urakoze. Bibaye ngombwa ko akazi kawe gahagarara cyangwa ukagira ikibazo gituma uryama mu buriri ukaba utabasha gukora wenda ubuzima bwawe bwose, tuvuge njye nahaba nk'umugore wawe, nakora buri kimwe cyose ku bwawe. Nubira ni kibazo cyo kubaza? Oya. Turamutse tubanye bikangwa ko nari mfite credit bank, kandi credit mfite bank irenze imitungo dufite. Bikaba ngombwa ko haba impamvu ituma ya mitungo yacu bayiteza cyamunara. Nkakubwira ngo busubiye iwanyu tuzongera kubana ari uko ubuzima bwanjye bwongeye gufatika, se nongeye kugira ubuzima butuma twongera gusubirana mu rugo. Wagenda? Oya, ntabwo nagenda. Ko buriya kuba umugore ntabwo bivuze guta umugabo mu gihe agize ibibazo. Bisaba ko uguma aho ngaho mugafatanya muri bya bibazo murimo, kandi ugashikama ukubaka urwawe neza, kuko ntabwo icyo kintu gitoya kibaye aricyo cyaba cyarabahuje, sibyo? Nta nubwo ari nacyo cyabatandukanye. N'undi muba mwarahuye kuko mukundana, rero urukundo rwanyu ntabwo rwasenyuka kubera ibyo bintu. Okay. Okay. Ntushakishe nabaye. Kimwe cyanyuma uragifite? Yego. Ntumucarenga kumunaniza? Oya, nta challenging. Intellect. Okay. Ntangira nivuze. Ese ninde muri mwebwe wumvisha amazina nivuze nkigera hano amazina yanjye yombi? Niba arebye urabituritsa byose. Aho urabituritsa amahirwe barayabura, nawe uhita ubura umugore dusubireyo. Okay, rimwe. Chizirungu. Gutyo. Myaka ingahe? 35. N'umuMC. Wibuka imyaka? Shesero, magufu barongore bombi. Ngo twatwaba gushingira abagore bawe. Ndabona ba. Okay. Icyo ngiye gukora. Yego. Gukora kugira ngo nguhitishe. Ngiye guhitishamo. Yego. Sibyo? Yeah. Ugiye gufunga amaso yawe. Urebe hirya. Ndashaka uhagarare ahangaha, hagarara imbere. Kumongo ufunga amaso yawe. Funga amaso yawe. Nta kintu wemerewe gukora Abanyarwanda, reka mugabo tumuhitiremo, iyo byabuze uko bigenda ndabinononsora nkabigenza ukundi kuntu Banyarwanda.
uyu mugabo amahitamo ye niba nshyiramo akandi ka gatatu niba mbireke gutya ndagira ngo bano bakobwa wabahaye ikizamini gikomeye kandi bose bagushubije neza wanabakunze ngiye kuguhereza hano ufite inkweto ebyiri sibyo iyo uri butoranyemo niwe mukobwa ujyanye muri babandi babiri ntabwo naguhinduriye inkweto uri bufate niyo mukobwa wahisemo ubwo niyo mahitamo yawe hari icyo bitwaye nta kibazo uboneka muri bose hari ikibi umbwira uti nindamuka mfashe umwe muri bari ariko hari uwo njye nari nakunze ndabikwemerera nta kundi akuranyemerera nzumve ngizi mu ntoki zumve wumve iyo uri buhite umwe yambaye umutuku undi yambaye ubururu inkweto imwe n'umutuku indi n'umukara abakobwa ni babiri ko bagushubije neza. Ladies and gentlemen, this man ikirenge ari bucuze ikirenge kigaragaza ko uhise umugore wawe wa nyawe di. Umugore ugomba kumumenya ibirenge ukamenya umusatsi ukamenya ingano ye. 1 2 3 iyo utakunze uyishyire hasi uyirekure igwe hasi cyangwa yime. Hindukira uhumirije iyo nkweto urumva ari yande wemeye kumbwira narebye utarebye ari umuremure hari n'umugufi hari uwambaye ikanzu y'ubururu n'ikanzu y'umutuku hari uzi amazina yawe hari n'uzi imyaka ese nuwavuze imyaka nuwavuze amazina yawe ikirenge numva ari cyo wavuze imyaka fungura amaso yawe n'ubundi niwe ngaho mwakire dore nguwo mwegere sheri katwambika urukweto rwawe rugumane nta kibazo muze hano imbere. Thank you so much. Muze imbere hano. Uyu mugabo rwose very emotion wanarizimana niwe washakaga niwe are you sure uranyuzwe mutima wawe ko ndageze reka tumuhereze inkweto yambare hanyuma oya hallelujah. Kigali was today it's different, it feels different. Uyu munsi biri deferano kuri kwimana. See the love behind me. Ibyo mbabwira muze umugabo yaje yitwa ngo shizwe irungu niba nishwe n'irungu simbizi. Uyu munsi rirashize mu izina rya Yesu. Okay. Noneho ngira ngo wahaguruka nta kibazo. Najya akazi kose ukoze. Amaboko hejuru, hands in air. Amaboko yawe hejuru wowe. Baby, kill him, mwicisha mapenzi. Hallelujah. Oh my God. Amashari hehe. Akwegere neza, reke kujya kure yawe, mwegere neza. Oh. Najya ngo rero umukobwa murekurane gake apana kuri mugume hafi aho minota mike cyane mubwire n'amagambo y'ihumure mbwire ngo hariya nzakumara irungu shizirungu nicyo wabwira shizirungu cyane muri muri bati twe ntabwo ikintu nakubwira urakoze kandi uziye igihe wari ukenewe. Amagambo y'urukundo tonto urahagiye kugeza ryari? Words of hope, uramubwira iriya jambo rikomeye ryamwubakira urugo. It's up to you. Urakoze kunyemera. Niwe wari ukenewe. Sibyo. Ngwiki? Uziye igihe kabisa.
kandi I love you. Oh. Oh. Wow. Kigali what's up? Bacha umugani mu Kirundi ngo huguha. Aha. Anyways, thank you so much guys. Imana ibubakire. Niba munyuzwe mwese muri bembi mufatane mwigendere mujyana amahoro. Mugende hariya mwicare mumwe murye hanyuma muganire. Mukomeze sishaka kubona imbere yanjye. Mukomeze inyumiri yaho bibera. Aha. Oho. Umva ndaje ndagarutse ndabasanga. Banyarwanda rero ndagira ngo mbabwire ko iyi yari baruni ya wa mukobwa bakunze. I wanna say kwaheri ku rukundo rwabo tubashibirize. Usuko akomeje kugumana baruni yawe byageze gute? Nenge najya ndeba amarangamutima y'uriya mukobwa kanye sinyapfa kurekura byoroshye. Iyo nakunze umuntu mukunda by'ukuri. Rero kubera agahinda banteye n'umujinya banteye bityo ndashaka umugabo umeze nka Maritazari. Nkande? Nka Maritazari. Agaba ko afite ibintu nk'ibya Maritazari se? Cyane rwose. Dikagenda. Anamurusha. Ke? Maritazari engonga warayibona? Ego. Yakwigishije iki? Maritazari yakwigishije iki? Umva babarira tuma abakobwa abandi bagira ibibazo. Ibikoresho byose biri mu nzu. N'ibikoresho ari mu nzu. Cyane. Urashaka umugabo umeze nka Maritazari? Yego. Ibintu byose abiri nka Maritazari? Yes. N'igikoresho ni nk'iki? Banyarwanda njyewe ndasezeye n'ukuri kw'Imana. Ndasezeye njye muri Gini njye kwigana Maritazari nanjye nta kundi. Anyways, najya tubashimire cyane, tubashimire wese akomeje kugira mutureba tujye kuzana umusore nomero ya 3 number 3 guy number 3 twakira umuhungu wa 3